Umeze ute se? Meze neza. Yewe sha urasa neza. Ko wabaye mwiza? Yego. Wahinduye ibisatsi. Oya ni hayindi nuko ubwo nabamfungiye iyindi skire nyine y'Ikigali. Komera. Kubizana gutya. Ndabona bisekeje. Aya ni biyoka bikuru ku mutwe. Biyoka? Bikareka ni style ariko. Komera. Ndakomeye. Ndakubona zarangufashe. Umva nese umeze ako rero nawe wari waje kundindirira ku muhanda. Nakurindiriye amaze amasaha 29 hano. Ndakubeshya nakubwo ngo. Reka nawe gushiramo ibikabyo. Namaze amasaha 3. Kuva nakubwira ngo ngiye kuza wagize. Nifitisha nkakata nkamanuka ngakatamanuka njya kunywa amazi inyota nyinshi ngongera ngagaruka. Paka nkubonye ubitaza ariko nakwita mwera. Wari wita? Nakwita mwera. Uhwera. Nakwita mwera. Akomeze neza. Wafunze hano se? Nisikubera iki? Jambara wikwize. Umeze ute? Gishyiramo nakanyoroshyo. Gishyiramo nakanyoroshyo. Ni byiza. Naramutse neza we biteze. Natekerezaga kuki? Ntabwo mbeshya. Nanjye nuko. Mba ndi gutekereza cyane. Izi neza ndetse ugukumbura bidashira. Tuzakuramo isheke. Igihe kizagera nta kibazo. Ndacyaryamye se wowe ko numva mvuga nk'umuntu uryamye. Ku kazi ni sawa, abakiriya barahari benshi. Ako njye navuyeho kare. Bari amahoro. Kumana ubuse Imana izaguha bene wacu. Nafungura hano ariko nakayaga gatambo. Oya. Bagomba guhisha. Wanatebeje? Abanye kagupfana wabwiye ko mukambereye. Gukwiriye karanakubereye? Wow. Nagara agacupa noneho. Babaye nk'umupapa. Ongera umubiri. Komera cyane. Nari utari buze nkajya nsenga njya mpana umbabarire nyambaze imodoka imwihutishe. Buriya shoferi w'imodoka yakuzanya ashaka yazamumiga akangurira akantu kuko ninjye watumye yihuta. Cyangwa ngo we wazamuhiga ukamugura akantu. Twese tuzahigana. Yego. Nimba rero rika ngenda nashonje mana yanjye. Washonje? Uzi ibintu twagutekeye? Urabizi. Kumana twagutekeye imbata. Iki? Imbogo, tugutekera ingwe, tugutekera intare, tugutekera ibijumba, imyumbati, inkoko n'igishuhe urukumva? Tugutekera inyama y'inka, umutwe wose w'inka nge nabwiye mama uteke yanga twayibazi mu rugo yose bayigutekera. Nakwica nasanze yanga mwana. Tugutekera imbuto, tugutekera umuceri, isombe, ibishyimbo bukaranze ne twagutekera ibintu byinshi cyane. Ari n'amata y'inshushu y'ikivugo to amashyunu byose. Nuko nawe ni ukubise. Imbogo se imbogo mwayikura. Imbogo nginare ngiki. Oya, ari turye ko mu gikopo tuba turiho inare. Byose twabiteguye ku meza. Ngize ukuri byo mwatitseho imbere. Okay, ntacyo reka no gukabya.
cyane. Alo? Amakuru James. Umeze neza? Ko watwanze se? Wamenye? None se kuki utajya ubwira Queen muri kuvugana kuri phone ngakume muvugane tuvugane ntago bo mushaka kumenya amakuru ya Soso. nuko akenshi tuvugana nyine ibintu bitaragenganye ariko ntabwo ngiye kwikosora next time nzajya mubaza amakuru yawe gusa nyine namubazaga amakuru yawe akambwira kumeze fresh. Ako James uza akazi mba ndi gukora sinzi ikintu nuramuka ugeze mu Rwanda ikintu uzamemba sinzi nk'ikintu uzangurira. Mba ndi kubikurikirana mba ndi kugucungira neza Queen ku kazi abasore baba bamwirukanka ahantu hose abasore baba bashitse bayagaye ngo ni igikobwa cyiza umva ngenda ni foto yawe ahantu hose umuntu wese uvuze ngo yakunze Queen mpita mwereka ifoto yawe. Nta umuntu wese ubigerageje mwereka ifoto yawe noneho hari igisore cy'ikimayibobo kijya kiza ku kazi ngo bakita cyo kiramani nyine umva yaragikunze nyine icyo gisore cyakunze Queen ahantu hose buri munsi kiza mu kazi ahantu hose Queen agiye gishaka kumukurikirana nakibwiye atumva Queen afite sheri we yitwa James aba mu gihugu cy'isezerano umva mbese kiba cyasaza ariko namubwiye atumva ntushobora kuzatsindira umutima wa Queen afite boyfriend utuje umwana mwiza mbese mba ndi mu kazi kose sinzi ikintu kizamemba nugera mu Rwanda. Amutereta nyine arabigera si yamutereta gute kiba gishaka kubigerageza ntago ari umusore ni ikintu kimeze nk'ikimayibobo kiza ku kazi gikora mu bwanwa amapantaro yenda kugwa wajya nko muri gereza vuba. Ujya rwose James oya nago nanjye umva reka ngubwiye James nuko muba muri aho muri ibyo bihugu mufite akazi keza mufite akazi kabagira bize n'umuntu uri aho wimbura mukoro nanjye njye sinamwemera none ngo abashaka Queen twatese ibijumba imyumbati amateke ubugari duteka pate jaune duteka kawunga duteka inyama y'inkoko inyama y'igishuhe n'inyama y'imbata imboga rwatsi amashaza n'ibishyimbo ifiriti yo twatetse twabonye amavuta adahari turaza tutabivamo duteka ibyo ngibyo nisuku ibintu byose ndabimara wowe uryo turike tugende mva rero noneho ntabwo ngiye guhita njya mu rugo iwanyu kamanze njye mu rugo njye kubanzana nasuze ba Jojo nanahindura imyenda nyine nambara ibintu bitamambiriye ku buryo ndi burye kabisa burye uhage turike yego sibyo leta nza mu rugo kubareba tugende wajyana nabakunwa byubushye oya tugende ariko ibyo byose twatetse ntabwo wa muhungu mwajyanye Kigali arimo ubu ndabizi mwanagarukanye oya umuriro rwose ntabwo twagarukanye we yasigaye i Kigali nese ubundi ko iki tutasangira tubaye twazanye oya uriya muhungu aranyanga nanjye ntabwo mwanga kandi nyuma y'urundi yatumye Uganda ngo huguha uyu muntu akwanze nawe uramwanga none ndamwanga nanjye nose aruga nkunda oya ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda we no ukunda mugenzi wawe nkuko akwanga
cyangwa ngo mugenzi wawe kuko nawe akwanga ntago biri numva ndi umukristo ndasenga ariko Imana yavuze kunda mugenzi wawe nkuko wikunda ariko ntabwo akunda umuntu ukwanga Imana ntabwo yanga shitani nyansubiza Imana ntabwo yanga shitani kubera ko Satani akora ibintu nuko rero no se we nagakuri nawe rero nahatanira shitani tugende yego rata umushe Tereza oya ntago bamugutwara ahantu hose ari mbese mba mpari ndamugenzura sawa Michel umukobwa agira amagambo menshi ariko no come on she niwite no kubyo arimo arakubwira ese ibyo byose akubwiye byari ngombwa noneho soso niwe ugomba kuba umuntu ugucungira njyewe none ntabasha kwicunga cyangwa ntabwo unyizera iyi akazi ni ukihaye anyways ntacyo reka mvugane n'uyu mukobwa numva ku kazi uko bimeze kandi namusize kare ubwo turaza kongera tuvugana I love you too bye shakira cyose kiratuje kivuga neza so igira amagambo nk'ibyo bintu byose ugiye kuvuga yari yabikubajije nese ikintu mvuze kibi ni ikihe kwa mvuze ko bagutereta ntuteretwa se nase nimba neretswe ibyo ngibyo byari ngombwa nkucunga se nyine usanze ni kuvuga n'ubwo wanjye uraje ngo bitwaye iki mvuze ni igiki kibimvuze urashya shaho kivuga neza kiratuje akoshye mana avuga mu nka mama we neza bamuha amaherezo uzamwifuza yesu nsego mabona wa ntago namwifuza ariko muzaba munajyanye hari ifoto ye nakuye kuri IG yayipositinze James akurusha n'ubwiza kwe tubwiza ukuri tubwizanye ukuri nubwo ari umusore hanyuma akaba wande akaba wawe good goko mana yanjye niko sinicariye aho ubusa cyakora aho neza mukobwa uraho neza shiri meze ute meze neza oh yes we shira urukapu hasi tugiye gutacara hasi uriyanduza mukobwa ndabona uri kagashero kamereye nawe agashira kamereye wafashe ubwawe sakira suku bwawe wanegereje gahima none ndabona hari wewe uhatungutse biteze nisa amakuru yewe dore umuderi w'i Kigali niko se mukobwa kararo noneho aya mahembe wikoreye se none bino ubwo se ari amahembe ibi si bya bisuko wari ufite se ejo bundi nibyo nari mfite ahubwo nuko nyine bamfungiye gisirimo urasinzira ntabwo biri bukuje mbese ukuntu babifunze yesu we nari nkumbuye agasharamana yanjye kandi ko kiyoza Kigali nta gashira kabo twarera nkuko izuba ryacanye winywera agashira kumva umuntu agashira uyu munsi arabizi pa haryoshye ko nyakuye umunsi ubanza kataraye ariho gakumbuye ahubwo i Kigali se wabona wakureho ubushira ukanyagwaho i Kigali ntabwo wabona nyine none se umeze mutese kuri mbona uje wenyine se ari he bindeze Pakira ngufite andi makuru ashyushye meza navuga rwose ni meza hari ashobora gushyuha adashimishije agatrending ko bijya bigenda ngo kwa runaka hahiye hakongotse oya kuri gihe rwose nawe birashimishije uzi ko umuhungu wacu yanyeretse ba mwana wawe
ese bwo nanjye niba mwana wanjye cyangwa n'uwawe gusa cyane muri rusange cyane burya ababyeyi bose baba ari wa mwana. yanyeretse ifoto rero ya se w'umukobwa ko nawe nabonye atoroshye ujya uvuga ngo izina Rwema nawe ashobora kuba ari igikonyozi muri uyu mujyi. we yitwa nde? wakabyarawe cyokora mbabare sinibutse kumubaza izina njye niboneye ifoto ese abagabo iyo atari igishongore bavuga iki? yari umugabo ushinguye bavuga iki? Igikwerere niko bavuga. ariko ubundi reka nanjye nkubaze ngize amatsiko. Mukazana we ko mwabonanye? Mukazana wawe ko mwabonanye? Harya nimwabonanye? Ntabwo ko mwabonanye? Ni cyane. Ese utamubaje ngo ni mwene nde? Kugira ngo nawe unamumenye ariko se ukuntu aba yantwaye umutima reka shakira kibaju ntabwo ukireba nawe watubwenge ko uri umukecuru n'ukuri ko Imana doreka nkubwiza ukuri ngewe mba nishimiye kumwumva avuga gusa kumwumva seka kukibona giseka giteye imbabazi ibindi byose byo kumubaza ibyo ntibindeba. ese uri kumbaza Yves nyine ariyo ko ntandi kubona Yves nyine yatinze imodoka iramusiga uko biri kose ashaka kuza nikurikiyeho. ubwo se nawe umutegereza mukaza aho kubwo ngewe nese ko nari namaze kwishyura nari kumutegereza wese ko yamucitse nyine amafaranga ni uretse nyine yambwiye ngo ati ndabiramureba ese mu cyaro ntabwo ajya yahinduka ko umuntu yasise nikasanga ntuzugene ko wahinduka iki ntabwo mwatema n'ibihuru basi umuntu akaza agasanga byaryamye hasi no nzanaho amagambo menshi ku muganda tuzabitema gukumana ahubwo banza umbwire atajyahinduka wese wabanje kwambwira inkuru nziza ubu ndashaka kumva ikintu kiri butume nsimbuka nkiterera iriya gahunda zigeze rero bigenze bite byagenze bite byaciyemo byaciyemo waremeye numva mubwira waje kwemera uva kwizina kandi rero nibyo nari ngiye gushaka se ubwo nari kuza ntemeye urumva amasoko narayabonye nabonye nzanshyira ba resitora n'amahoteli imbuto ibishyimbo makenera ibigori ibitoki mbashyire mvanyeho amasoko nk'igihumbi kureba nabi se kandi we kwijijisha tugira amasoko igihumbi kasi cyo cyari cyanjyanye twagira ngo hari ibindi wari wanumyemo nyine uri kwijijisha ubwo se ibyo nibyo nahingiye kumva ibyo yewe n'ibyo byari byanjyanye kandi byaciyemo naho ubundi se nkumva agatoki karimo ubunyobwa n'utudodo umva nkoye story rero ujye kurya muri restaurant i Kigali nawe byo ndi kukubaza se by'uri kunsubiza ubwo wambwiye n'ubundi se wambwiye muko uri kumwisha ahantu batetse inkoko umuhungu wanjye niwe bireba ukomeza kumureba gusa none se bimbujije kumenya papa we ntitwamumenye se ndakubwiye ngo ni umusirimu ukuntu namubonye mu ifoto arasobanutse cyane ariko ukuntu mukazana wawe biza ku gitsina gabo sinzi ko byari kugenda. oya ariko nawe wivuga gutyo nese umuntu akariho karavugwa umuntu niba ari mwiza ni mwiza nta bindi none se mvuge muvuga uko atari ni ikibaju ni ikivaze ni igipome ni igikaroti mbese ni igikobwa cyiza mana yanjye se mvuge ngo iki ni igitomati gisukari majyane umva nawe rega gupaka ni ukuri kw'Imana tuvugishije ukuri ndimo ndibaza reba umuhungu wacu nawe ukuntu ari ubwo we navuga ko ari iki umva umwana bazabyara ngiye gusa nishimiye umwuzukuru tuzabona ukuntu azaba ameze. iyo ni intambwe nziza ariko se iyo foto ayikuye ariko ni ntabwo natayibona birumvikana wasanga ariko se bahorara ubwo umukobwa yagiye kumupresenta se ahubwo namusabye icyo namusabyuya ibyo byose two kujya mu tuntu n'utundi nge namusabye yuko yazaguhuza nawe ahura mukamenyana ku buryo nitujya no gusaba irembo muzaba muziranye. ibyo birumvikana n'ubundi ntabwo se nakora ikosa ryo kujya gufata irembo mfatira umuhungu wanjye irembo ntazi aho njya kurifata n'undi saba ntabwo byashoboka. Icyo ni ikintu cyumvikana mu mujyi rero sasa ibintu byose byarahindutse mana yanjye we amatara yabaye menshi ku muhanda imihanda yabaye myinshi iyo hasi iyo hejuru inshuti zanjye zarahindutse babaye inzobe ababaye ibikara mana yanjye mbega Kigali yo umva bimwe byarahenze ibindi byaramanutse wowe kabyarawe ntawawa ibintu by'i Kigali bihinduka umunsi umwe umuntu apfa kwava ugasanga ibintu byose byahindutse we
umva uzambabarire uze ngujyane i Kigali gutembera zutani ninjyayo ugiye gutemberera ibintu byose byarahindutse atazanyigongera ariko se muri izo nkuru zose bakugonga ariko bakugonga uri umwana ntago uzaba wamba kureba nzagufata akaboko bakagiye ugira umunyacyara ariko naragukumbuye ba Mutesi nabande bose okay noranza kumbwira ibyo bintu byawe none nanjye unsubiza ibibazo byanjye hasi ibibazo byawe ni ibihe se ugushaka amakuru yanjye niba byaranaciyemo sinabwe ko byaciyemo nyine Imana ishimwe nabonye amasoko nyine nanjye kuri iyo nkuru nziza umbwiye ndavuze ngo Imana ishimwe noneho nkeneye n'ibindi byiza umbwira kugira ngo uvuge ngo Imana ihimbazwe hari ibindi wari wanomyemo cyangwa indi misiyo nari ndiho ntazi nta misiyo wari uriho ahubwo nyine ndi gushaka kumenya amakuru ewe umva rero nkubwire Jojo nizere ko bya bijumba byahari ababikuye igo kuko nkumbuye ikijumba pe Nyambo Karame wowe na Yves bigeze byagenze gute mwemura hariko turabikeka nakoze nyine biragusaba kwicarana nawe n'umuhungu wawe n'undi mukongera mukaganira mugapanga umunsi mugategura aho muzicara umva rwe reka nkwite mu izina nge urabizi ko yongeye kukubwira ijambo rikaze mvuga izina ryawe umva Rwema mugabo mwiza muzategure mwajya Mariyoti mwajya Serena uzambare ushaka ahantu hasobanutse koko ibyo bindekere umwicaze umwereke kuri umugabo muganira ese ubundi ko ndeba nta n'igihe gisigaye reka mbifate gutyo kuko biramutse bitinze Kiramana ashobora kubivamo akisubira banki iyi weekend nyine ko nta wundi mwanya turamutse duhuye twembi byatwara iki ngiyewe nawe wow twese gutya yes turi amafamiye abiri nta cyiza nkabyo ndumva rero ndaza kuvugana Kiramana noneho tunayipanga bive mu nzira nta n'impamvu yo gutinza ibintu kuko iyo bitinze biranapfa mbega ifoto mana we cyo kora inyana ni ya mweru mbese wamukunze none umva iyi niwe wabyaye rwose nizere ko wamukunze urukundo rugira hagarukira oya umva se kandi abasaza namwe murafuha hamwe akagira imana mwe ayo data we ba mwana mbara urarengere ba mwana icyo akoreka nkubwire ko ari umugabo usobanutse inyana ni ya mwerusha umva niwe wari ukwiriye kubyara kwini koko umva c'est bon murumbarirana tu c'est bon turaza kuza kubipanga ntacyo okay Kiramana naza turavugana yego twese nka famille sawa umvadi zirikana yuko iyi si Mbega izuba we yamizami ibyo tubona ubu niyo karame nakora komitebeza ariko kataye ko bikubereye Ipanuro kirasekeje birakubereye cyane ahubwo ujye uhora watebeje ndabona ari sawa okay Tuzo fashe agasombe ubusaza kunzanira umubirizi kuzana umuti wo gusabika w'inzoka ndumva noneho zangaraguye neza ama kandi noneho ndumva natekanye ahubwo se mbwira nyambari hehe ari mu nzu yagiye iwabo ntuse ko atari kuza niyo ngagiye kubanza guca iwabo ngo nyine ngakarabe ngo ngabone kuza kudusura ariko nubwo ari buze ndumva natekanye kubera iki urumva ndatekanye ntago nekanye ahubwo se ndaza no kumusomesha ku muti ko se buriya barwara inzokara nyine byagenze bite ntako byagenze ubwo nuko wambaye neza yaba nambaraga neza mfite n'icyo mu sinatetse ibisubizo sinateguye ikibazo niraririye gute Kira yama kumeze nk'unaniwe se sha ntabwo najyanye n'inzu se n'ubizi
ariko ubundi urakora iki? Ubundi urakora iki? Urumva ku nyine akazi ko nyine hano urabizi hano iyo turi ku manywa buriya bari nimugoroba ijoro ryacu riraba ari amanywa yanga uri gufata so rero mba naraye ndi kuvugana nawe kugira yumve ko nyine navuye mu kazi nyine nkaba muvugishije so rero twari tuvuga ijoro rirerire cyane ariko mbaza nyine kuri bimeze ahubwo nanje kubaza bigeze ariko abuze ikintu nkwifuriza ngubu iyo yaramenye neza ko muvugana munabana muri Kigali cyanshimisha cyane kugira ngo ukuri kujye hanze. Vingiye kundi gushaka gutwara staff zanjye rero urambe biragoye nyine ko de nka Sarije namufatisha nazerekanye nyine mu bundi buryo bwanjye mbanze mutsindire nyine ku buryo kumwa kunyaga bizamugora. Hanyuma nyine byaje kugenda gute umwanzuro wafashe n'uwo cyakora shafutinye kugukunda. Miri ni niga yanjye. Mama wawe aragukunda. Ntibizi ko nanjye nkwanga. Cyese nkwanga. Uri imfura yanjye. Uranyijira cyane. Ariko ereka ko umugabo nicyo bivuze. Ese umugabo burya n'umuntu uhura n'ibibazo akamenya ubye byikuramo. Ndafata. Agahura n'inzitizi akamenya ubye zivamo. Uranyuma? Ndafata. Ko umugabo ntabwo ari kujenjeka. None byagenze bite? Twashoje anyumvishije uburyo ngomba guhura nawe. Anyway, reka muteba mwana. Kamuteba mwana nubwo ariko ntabwo ari abo ba mwana ko mwise gutyo gusa kubera ko Wavier wowe ntugende byose kabishaka ku murongo bikamera fresh tayari nawe yabaye mwana mbere ba mwana. Ubwo ugomba gutandaburiza mu gihe gura nawe ukamubwira nyine ukamubwira kurundi umwana mwiza, umwana w'umutima, umwana witonda, umwana mu diaspora, umwana wo muri Amerika. Igara umunsi mu muri Amerika ndishukiviye. Amafaranga bakora ntabwo yenyinjiza n'ubizi. Usikuja usanga n'umuntu ushaka muri Amerika atamwita nkuko mwitaho ngewe. Urumva mama nakoze amafuti ameza ate nisanze nyine gute nisanze ndi kumubwira ko ukamutekeye inkoko ngo ihene ngo duteka nese wamuye ngo nge nirarira aseriyo kora kubera ujya wirarira ku bintu cyera ntago nabeshaga none numva nkubwire kora kubera ujya wirarira ku bintu by'imitoma cyo kugira ngo umukobwa gukunde nakubwira ngo namutomoye sinamutomoye naze kubwira umukobwa ko watetse ihene n'inkoko ntago umutomoye wazitetse abakobwa sinumva ngo bakunda kurya abakobwa b'iminsi nta kindi kintu bagikunda basigaye bakunda kurya wowe upfa kuba ufite ibiryo gusa baza ku murongo bishoreye ubwo rero nabonye nta kindi kintu namubeshya ko mfite ibiryo kuko nta kindi kintu bagikunda amafaranga barayahaze basigaye bayafite sinzi basigaye bayakura hanyuma nk'ubu kino kintu turakitwaramo gute ubu ndabigenza niko nigenje Tereza ako se niyo ubu koko uzamenya urwego urimo ryari koko Cyera reka ngubwire giye ntago urugero turi gukomezanya rwose mama niraririye twibigira intambara niraririye nyine umusore jewe ndiye gufunga sange nigendeye Netse bundi aje tukavuga ko twasanze ibyaguyemo imbeba kubera se cyangwa naze reka nkwereke Imana izaduhana ujye ku cyumweru byo gumumisa ariko Imana nyine rero ibona nyine ko tutaba tubeshye tubikwiye ku mutima kandi tubeshye kugira ngo badukunde none twege najya kuza twite twicara turire nk'abantu bapfishije sibyo uburyo naza wenda asanga turi mu gahinda n'uya nyambo rero ihangane mama ko kutamenya guteka inkoko yatetse inkoko nono indurwe yamucika imenekeramo inkoko irarura niyo kubumbeshye n'ubwa mbere wihangane narakubwiye ngo ujye ubeshya ibintu by'imisozi ubeshya ibintu nyine nawe bizima ariko ubeshya ibintu by'inkoko koko ubundi abaviye ikintu baba bashaka bagira ngo bamenye nimba umuhungu bagiye gushingira ari bafite ubushobozi bwo kuzatunga umwana wawe ndabuguze
kandi ngero bizi nyine nayirazira mufite ubwenge bwinshi cyane nafungura amakampani kandi bitazamuka sufata so rero we nje imbere y'umuviye umwumvishe ko mubwire CV yanjye nyine mubwire icyo nshoboye nunakabye kuko ngiye bwanye ndakabije nzi ibintu byinshi nakabye viye ugenze neza wallahi njyewe ntakintu nagukorera n'ubu wavuye aho ngaho byagiye ku murongo. Okay. Nyine byumbera nka Mary ariko Mary uzwi ibintu byose Mary ni iniga yanjye ibintu byose nyine tuba turi kumvikana gake gake kubyo nawe ikintu cyose nsajye mbavuga ati nabona ko iminiga yanjye kintu wowe mbere yo kuba papa wanjye cyane cyane bazwi n'inshuti yanjye vie nyine uri umubyeyi wanjye turi inshuti tuganira nisanzura kuruta kuba uri umubyeyi ninya cyangwa se nabwira ikintu cyifuzo cyane sufata. Okay. Tukuyoka fresh. Kwa bipanze nipanze na mama wawe. Ko nawe ushobora kujya sinshobora kujya iwe nawe urabyumva. It's nonsense. Guhaguka ngiye nkikora njyewe rwema nkaguka nkajya kwa mugabo nta nahura nawe ntabwo bishoboka. Twemeje ko tugomba kujyana duhurira nk'abagabo. Ubwo wowe ayo ngushero witwa nde? Queen. Wowe na Queen muraza kubipanga. Mara kubipanga yumvishe ise ko ngomba guhura nawe. Tuze kurekura ahantu duhurira tubiganireho. Gusa nta byinshi ndi mubwira no guhura nawe tukagana gusa. Yes, tukagana nk'ibintu by'abagabo bafite abana bakundana. Nta bintu byinshi kuko ritaza kunshika kaza kugwa hariya ntabwo ndi mubwira ibintu byinshi cyane. Make sure utandaburiza nyine tu tugenda ukagiza ibintu kabiguya. Ibyo nabyo no kubikora kugira ngo muri minsi uri muri twara neza cyane. Yaman. Ariko ndacyari kuri cya kindi. You have to make things clear. Cyo nshaka cyane. Kugeza uko nshaka umuntu nkuko wirinda kuraburizwa. Naye sinshaka umuntu uzandaburiza. Ngaseba. Wapi? Ninje nawe wegende muri ibintu cyane fresh. Kamaze mbonane na mwana arya wawe. Na mugenzi wawe. Ntabwo ari umwana ni ba mwana. Na mwana. Se ba mwana ucyo bivuga? Nyine abantu muhuje abana. Kinyarwanda kirimo kiraza. Okay. Tumva ibyo ngibyo. Urasigara hano cyangwa turajyana? Anje staff ugomba kuza gutunganya. Okay, fine. So ubwo ndaza kureba uburyo mbipanga ndetse vuba hangaha nta minsi 2 1 day 2 days birarangira. Okay? Anga urabaye video wanyawe none sasa. Pana byo kumbira kuri video utanyitaho. Cyana siki. Nase mugiye ko nabwiye ngo nge nirarira. Ati. Ni umumbarishije nabi. Nge kuyugura se. Nyine itonde vanizo ntaba. Akakanya. Akira. Denda. Ndi muri ya restaurant haruguru. Kwa Jean Pierre. Niba Jean Pierre. Ujyanye na Nyambo mugende murye nyine wakabenda waruzi ibintu ushaka ariko ntimurenze 2 3 bingarurira. 2 mama. Yego. Mbayishimye. Umbarishije nabi. Nkaya amafaranga nari ko arayo nzaho umuhindeje. Najye no kubihinga ariko sinsebe. Sibyo? Ese mama urakomeje nyajyane? Njyane. Ariko uzane 3. Ngere mu gahurire turye ibyo dushaka. Ugishukuri. Cyangwa uri kunyinisha uragira ngo ndebe ko. Ariko nuko nyaguhanje kubwijambo rimwe niyo uzabwira n'umuntu uzakomoka. Utararivuga Imana iguha umugisha. Nakoze nawe. Uzaje mu ijuru upfuye. Urakoze. Uko ugiye mu ijuru udapfuye bazaguteza ingaro watije. Urumva? N'umwana uzabyara uzabimubwire. N'umuzukuruza n'umuzukuru wanjye. Ujye wiga kuba wowe igihe cyose kandi unyurwe n'ukuri n'ukomeza. Ntukiyemere ku muntu muzabana. Tazari gucishamo. Kandi igihe cyose murankubwira ngo ujye urinda iki amaboko yawe. Ugakora. Murajye ngo haga. Niwe gukunda n'uwo mubiriza. Wihangane nyine nanjye nagana nge sibyo? Numuravumba mushiremo numwenya. Aye kini kirura ni igiki? Shaka kuruza ukarura.